twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatandatu gisanzwe, tariki 18 Gashyantare 2025. Ngaya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 6 umurongo wa 5 kugeza ku 8, n'umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 10. Uhoraho arareba asanga ububi bw'abantu bwakwiriye ku isi, ibitekerezo by'umutima wabo nta bindi bitari ubugizi bwa nabi. Uhoraho yicuza ko yarashyize umuntu ku isi, maze arababara mu mutima we. Niko kuvuga ati, ngiye gutsemba ku isi abantu naremye, kandi hamwe nabo nzatsemba amatungo n'ibikoko ndetse n'ibiguruka mu kirere, kuko nicuza icyatumye mbirema. Nowa ariko agira ubutoni mu maso y'Uhoraho. Uhoraho abwira Nowa ati, injira mu bwato wowe n'inzu yawe yose, kuko mu bantu b'iki gihe nasanze intungane mu maso yanjye ari wowe gusa. Mu nyamaswa zose zitazira uzafate indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore, naho mu zizira uzafate ebyiri, ingabo n'ingore. No mu nyoni zo mu kirere uzafate indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore, kugira ngo ubwoko bwazo bwe kuzacika ku isi. Impamvu nuko hasigaye iminsi 7 nkagusha imvura ku isi mu minsi 40 n'amajoro 40, nkazatsemba ku isi ibifite ubuzima byose naremye. Nowa akora byose uko Uhoraho yari yamutegetse. Hashize iminsi 7 amazi y'umwuzure akwira ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 29. Uhoraho uha umuryango wawe umugisha wuje amahoro. Nimwegurire Uhoraho bana b'Imana, nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha. Nimwegurire Uhoraho ikuzo rikwiriye izina rye, nimupfukamire Uhoraho kuko yagaragaje ubutagatifu bwe. Ijwi ry'Uhoraho rihindiye hejuru y'amazi, Uhoraho ahindiye hejuru y'amazi magari. Ijwi ry'Uhoraho rivuganye ubukaka, ijwi ry'Uhoraho rivuganye ubuhangare. Imana nyirikuzo ihindishije inkuba, no mu ngoro ye byose bikavuga ngo habwe ikuzo. Uhoraho aganje hejuru y'umwuzure, Uhoraho atetse ijabiro ari umwami iteka. Uhoraho umuryango wawe umugisha wuje amahoro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 14 kugeza ku 21. Muri icyo gihe abigishwa bari bibagiye kujyana imigati, maze bakagira umugati umwe gusa mu bwato. Nuko Yesu arabihanangiriza ati, murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'Abafarisayo n'umusemburo wa Herodi. Bo rero batangira kujya impaka ngo nta migati bafite. Yesu abimenye arababwira ati, kuki mujya impaka ngo nta migati mufite? Ntimurumva kandi ntimurasobanukirwa? Mbese umutima wanyu uracyanangiye? Mufite amaso ntimubone, mukajya n'amatwi ntimwumve? Kandi ntimwibuka igihe manyuriye imigati 5 abantu 5,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 12. Arongera ati, n'igihe manyuriye imigati 7 abantu 4,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 7. Nuko arababwira ati, na n'ubu ntimurasobanukirwa? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uvuze kuva hanga kuri buri munsi, wagize icyemezo cy'ubuzima ufata. Niba uri mu kaga mu bibazo, uvuga uti ngomba gukomera. Niba ugeze ahantu utegwa, ukongera imbaraga, ati nongera nkomere, reka nkomere. Ukomere kuri Nyagasani, kuko burya ukomeye nyirizina n'ubukomeye ku Mana. Iyo udakomeye ku Mana, ntabwo ubukomeye by'ukuri. Ku munsi umwe ngo umukobwa ngo yaritegereje, ngo hari umusore wajya guzi iwabo akarya inkoko, waje kumutereta, agahora yibaza igihe azatora ngo mubwire ijambo ati, yibuze ndagukunze ngiye kugusaba. Nuko mu munsi umwe ngo wa mukobwa ngo aramubwira ati, ngwino nkubwire. Aramubwira ati, niba ku isi hari abantu 10,000 bagukunda, muri abo ndimo. Niba hari 1,000 bagukunda ku isi, muri abo ndimo. Niba hari 100 bagukunda ku isi, muri abo ndimo. Niba hari abantu 10 bagukunda ku isi, muri abo nanjye ndimo. Aramutse abaye umuntu umwe, ndimo, ni njyewe, yaba ari njyewe, ni njyewe gukunda. Bishoboke ko umusore nyuma yo kumva ko no mu muntu umwe abaye ari umukunda ku isi, uwo mukobwa yaba ari we,
bishoboye ko umusore ahise avuga ijambo rya nyuma ati rwose ngiye kugusaba ubundi tubane aho nahereye nkurerega. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo twateguriwe aradusaba kunamba ku Mana ngo tuza kuzirikana ku ijambo le petit reste, imponoke. Burya nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho, hari umutakuvaho. Uwo ninde? Ni Yezu. Aragukunda, ntifuza gukurekura. Nawe rero umunambeho kuko nawe agukunda kandi atifuza gukurekura. Nawe rero umugumeho, umukomeze. Mu isomo rya mbere turumvamo iryo jambo imponoke, ubwo batubwira inkuru ya Nowa wabaye umuntu w'intungane. Nuko ubwo butungane bwe Nyagasani agakomeza kubugenderaho kugira ngo azakize imbaga y'abantu. Twumva rero abantu uburyo bakwirakwije ubugome nyuma y'uko Adamu na Eva baguye mu cyaha cy'agasuzuguro. Hahize ashamikiraho ibindi byaha byinshi: kwicana, ubugome, ubugambanyi, ubukozi bw'ibibi. Imana itangira kurira, yicuza, yibaza uburyo yaremye abantu. Turaza kumva rero muri iri somo uburyo yaje kwizera Nowa. Nowa agira ubutoni ku Mana. Byibuze hari umwe utaragomeye Imana, hari umwe ukomeje gutunganira Imana. Uwo Nowa rero wagize ubutoni. Nawe rero Imana izakoresha kugira ngo Imana ibashe gucungura imbaga yayo, ibashe kurokora, ibashe gukiza. Turaza kumva ubwato bwa Nowa. Ubwo bwato Imana ikazabukoresha kugira ngo icungure abantu. Bwa bwato bwerekeza kuri Kiliziya ya Yezu Kristo, ya yindi tuzakiriramo. Uwo Nowa, umuntu uzasigara byibuze ari intungane, Imana izamukoresha ikiza abandi. Kuko umugambi w'Imana ndakuka, kandi nubwo hasigara umwe, Imana izakomeza gukora. Kuko Imana ikunda abantu, izemera ikoresha n'umuntu umwe maze ikiza abandi. Yavuga Kinyarwanda igira iti ntabapfira gushira. Na Nowa nawe nubwo abantu bazacumura, ntihazabura n'umwe byibuze urokoka ugororokera Imana. Nuko rero bikajyana n'aho mukobwa babaye 10,000 waba urimo mu bagororokeye Imana, mu bakunda Imana. Babaye 1,000 waba urimo, 100 waba urimo, 10 waba urimo, umwe yaba ari wowe. Akenshi Nyagasani hari igihe azaza agasanga twarigendeye, nta n'umwe ukimukomeyeho, nta n'umwe ukimunambyeho. Dusabe inema kunamba kuri Nyagasani. Twumvise no mu Ivanjiri y'uno munsi harimo gushidikanya kw'intumwa. Yezu arakora ibitangaza byinshi cyane, ariko intumwa ntabwo zirasobanukirwa, ziracyari kure y'Imana. Muri Ivanjiri hagaragayemo kunangira ubuhakanyi bw'abafarisayi. Yezu ari gukora ibitangaza byinshi, ariko bakarushaho kugenda bamwanga, bamupinga, bahakana. Yezu rero arifuza kuyerana abigishwa be, abasabe gusigara hamwe nawe, abasabe gutatanya ingufu, kugumana nawe. Ati nimwirinde umusemburo w'abafarisayi n'umusemburo wa Herodi. Umusemburo biratwerekeza ku buryarya, ubugome, kunagira, gupinga Imana. Nawe umwigisha wa Kristo, wowe umukurikiye, ugomba kujya wirinda uburyarya, ugomba kujya wirinda ubugome, ugomba gufungura umutima kugira ngo ufungure Nyagasani yinjire. Iyi Ivanjiri imwe akababaro uburyo Yezu ari gukora ibitangaza, akigisha, ariko abenshi bakarushaho kumupinga no kunangira. Yezu rero ntibizabuza umugambi wo gukomeza. Azifashisha abo bake, abo bigishwa bari wajyanye ku ruhande ati ibi murimo ni biki? Mwaretse gukurikira ba Herodi, mwaretse gukurikira abafarisayi. Turumva ibyo Yezu abibukije yakoze byose, cyane cyane gutubura imigati. Uko byagiye bigenda, abantu bakishima bakanyurwa. Nibisigaye Yezu azabikora. Kuki se ntamwiringira? Kuki ntari mu bamwiringira? Kuki ntari mu bamunambaho? Ko Yezu yakoze ibi agakora niba agakora na biriya, kuki ibyanjye byo atabikora? Kuki numva ko Yezu ibyanjye atabizi? Nawe humura, ibyawe Yezu arabizi. Komeza umwiringire, nawe uve mu basigara kuri we, nukawe nubwo yaba ari umwe. Muvyeyi, izi mvugo 3 uzitondere. Iya mbere, Yezu agwije abamukurikira benshi cyane, ariko abamukurikiza ni bake. Icya kabiri, uzi ko Yezu agwije abamukorera benshi cyane, ariko abakozi afite ni bakeya. Icya gatatu, uzi ko Yezu agwije abafite ubukristo benshi cyane, ariko abakristo wasanga ari bakeya. Ese muri abakristo urimo? Ese muri abakora Kristo nawe uri umukozi wa Kristo? Abakozi ni bakeya mu mirimo y'Imana, le petit reste, ariko ntiyabura abasigara. Ese muri abo basigara aho nawe waba urimo? Yezu ararira igihe cyose abonye turi gutana, kandi yaratwigishije, yaratugaburiye, yaradukoreye ibitangaza, yaradutoye akadutuma.
ugasanga ahubwo ari twe turi kumutamaza kandi byabanga. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wari inyangamugayo muri ako karere ari umuntu mwiza, ngo yari afite abana 12, bishoboke ko nabo bazaba inyangamugayo ntawamenya. Nuko abana bamaze gukura, ababyeyi cyangwa n'abandi baturanyi bakajya bibaza, harya aba bana ko batiha Imana ntibashinge n'urugo bimeze bite? Icyo kibazo kigahora kigaruka kwa se, nawe agahora kibaza ati harya aba bana banjye koko ko nta n'umwe urashinga urugo, ko nta n'umwe ndumva wihaye Imana, bimeze bite kandi ni bakuru? Se agahora yibaza icyo kibazo, abaturanyi bagakibaza, rimwe na rimwe akabakoranya akabaza ikibazo, akabongera akabaza, ntabone igisubizo. Ngo nuko umunsi umwe cyara kabajyanye n'ibyuko nyine ahanyereye ndihuma, kandi ngo nkibi ntarabushyitsi, wa mubyeyi aza kujya ku kazi. Ngo avuye ku kazi, ngo kubera ko buri mwana yageraga icyumba cye araramo mu nzu ya se, birumvikana buri wese arafite icyumba cye. Nuko wa mubyeyi yaje arakomanga, abura uwamukingurira. Umubyeyi baza aho abana bagiye, arakomanga abura uwamukingurira. Nuko bishoboke ko hari andi mayeri yaje gukoresha, arakingura, ahera ku cyumba cy'umukuru agira ngo arebe icyo abana be babaye. Akinguye asanga umwana w'imfura yazanye indaya, niyo biriranywe barararana, niyo bari kumwe nayo. Wa mubyeyi afatwa n'ikiniga ati, mwana wanjye nibi koko uri gukora? Nibi nawe uri gukora? Wa musore ngo aramusubiza ati, papa nuko tubayeho. Neza neza umubyeyi yongera kurira, agera mu cyumba, yongera gukomanga ku cyumba cy'uwa kabiri, ikirondafura. Wa mwana nawe asanga ari kumwe n'indaya muri ya nzu, muri cya cyumba. Nuko wa mubyeyi ngo aramubaza ati, tukoko filimi nawe mwana wanjye nibi wakoze, nibi uri gukora? Ati, erega narebeye kuri mukuru wanjye, ibi nibyo ndebera kuri mukuru wanjye. Nuko wa mubyeyi akomeza agenda arira, akomanga ku kindi cyumba cya gatatu. Nanone hageze asanga umukobwa we nawe yazanyemo indaya, umusore babana muri icyo cyumba. Nawe aramubaza ati, koko mwana wanjye ko nari nkwizeye? Ati, nyine narebeye kuri grand frere niwe wadutoje. Akomanga no ku cyumba cya kane, uko umubyeyi ari kugenda arira amarira menshi. Nanone asanga umwana wundi nawe nibyo yibereyemo, yazanye indaya. Ati, ibi nibyo grand frere yadutoje, ubu nibwo buzima tubamo? Ati, ntabirenze papa, ntabirenze, uko niko tubayeho, ntabirenze. Neza neza umubyeyi yakumva ngo ntabirenze, agahinda n'ishovu birushaho kumushengura. Agera ku wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi no ku wa 11 neza neza acika intege, abona abana be ibyo barimo. Ajya abona igisubizo cy'impamvu batashatse, batagiye ku bagabo cyangwa bihe n'Imana. Ako kanya n'agahinda kenshi, wa mubyeyi afata icyemezo cy'uko atongera gukomangira umwana wa 12 w'umuhererezi, kuko ibyo abonye birahagije. Nyuma yo kumva ni ibisanzwe papa, ni ibisanzwe n'ubuzima busanzwe, c'est la monnaie courante vraiment. Bishoboke ko yafashe icyemezo cy'uko nyine agiye kuryama nibaza kubona ibitotsi. Nuko arunguwe mu idirishya ry'icyumba cy'umwana wa 12, abona ari kurira bikomeye cyane. Nuko agira amatsiko kumubaza impamvu ari kurira, dore ko nyine yarasanze nta kabutindi yazanye mu cyumba. Nuko aramubwira ati, papa, nyuma yo kubona ibyo bakuru banjye bari gukora na bashiki banjye bakuru, uburyo bazana indaya ahangaha mu rugo rwawe, bakirwa muri ibyo, ngewe nafashwe n'ikiniga nanjye ndikurira. Byibuze ngewe nzaguhoza amarira y'abakuru banjye, kuko batanyerera imbuto. Byibuze ngewe nzakora ibishoboka byose, sinzigere gutamaza, sinzigere ntumushavura, ntumurira. Bishoboke kwa mubyeyi yatashye yishimye, kubera byibuze uwo mwana umwe w'umuhererezi ashoboye kurokora mwaho ngaho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ibaze nawe uri nk'uyu mubyeyi, ukagira abana nk'aba ngaba, ibisambo, abasambanyi, abajura, indaya, kandi uri umubyeyi w'intangarugero w'inyangamugayo muri quartier, ari wowe abantu bagisha n'inama, ariko abana bawe bakaba barakunaniye bene aka kageni. Ibaze ufite abana nk'aba ngaba bagikuru kibi, ba grand frere bagenda batoza bakongera bakabatoza. Grand frere, mbega wowe bagikuru kibi. Ese ugize bagikuru kibi, nawe ni ngombwa kubakurikiza? Nk'uko abantu benshi bakurikiye Kristo, ariko abakristo ni bakeya. Nk'uko abantu benshi bakurikiye Kristo, ariko ni bake bamukurikiza. Ese muri abo bake waba urimo? Muri abo bake waba urimo bakomeye ku isezerano, bityo ntibigera badohoka? No petit reste, imponoke,
twongere tuzirikane Nowa uburyo yakomeye agakomera ku butungane bikazatuma Imana imugenderaho kuko ntabapfira gushira. Nawe rero uzi kwibaza uti harya ubu Imana ije kureba abantu bagerageza kwitwara neza waba urimo? Abantu bari ku isi waba urimo? Mu bihumbi 10 waba urimo? Mu gihumbi waba urimo? Mu ijana waba urimo? Abaye ari umuntu umwe aho yaba ari wowe. Ukomeza ubyibazaho nanjye ndacyari kubyibazaho. Icyo Imana ishaka nuko twayikomeraho tukayinambaho maze natwe tukerekera inzira yayo tukarekera Imana umwanya wayo wo kudukiza. Byibuze uzakore ku buryo nawe gakeregeshwa kawe ku butungane Nyagasani azakagenderaho agukiza kandi akiza abandi buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.